ntuzorekeho ninjye wishe abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye Gikenya ab'icyenda kane bari muri gereza b'Ibikenya yabonye Vava ari we Gikenya kizakenyuka umwana wavutse ejo bundi 2000 na kangahe ngiye Vava ningiye gukenyuka kumurusha niwe Gikenya ahubwo ni ukuvuga ngo amahirwe uyu muntu yari afite. Slim Jesus. Reka nongere mbahereze ikaze bakunze ba Slim Jesus TV nangire mbasuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Uyu munsi tugira ubuntu bwo kwakira Pastor Inyasi tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Ngo haye ikaze Pastor. Murakoze. Neza. Tumeze neza. Yego. Kugira ngo abantu basobanukirwe neza, uyu ni Pasteur akaba ari wa wundi wahanuriye akahanura ko Dorimbogo ariho umwuka wo gukenyuka. Mbese ni wahanuye urupfu rwa Dorimbogo. Pastor. Karame. Pastor. Karame. Tukira aho ngaho hari abantu benshi bajya bavuga ngo bino bintu muhamuhanura akenshi ntabwo ari byo. Wowe kugira ngo buriya buhanuzi bukuzemo hari n'igihe wenda ushobora kuba arahanuye ukavuga uti ndicuza kuba navuze bino bintu. We ntabwo wicuza ku buhanuzi washyize hanze bikaza kurangira bibaye. Oya ntabwo nicuza kubera yuko ntabwo ari ibintu nigeze negura. Byari umuteguro w'Imana. Yego. Urangije uravuga ngo ariho umwuka wo gukenyuka, arangije aragusubiza ati hano mfite aka video k'uburyo yagusubije witungira n'ukuntu wabyumvishe uburyo nyine reka nze nkarebe kanarebe kano ka video none ndaza no kugashyira ku kiganiro. Wowe witungire se wowe nyine wiyakiriye ute nyuma yo kuhanurira umuntu ariko naguciye mu byuvuga uhise winjirira kuko nabyakiye waba wihuse ahubwo wakabaye umbaza kugira ngo ngere kuri Feredawusi official ngere ku rwego rwo kuganira kuri icyo kiganiro cyo kuri kuko byaje nagiye kuri YouTube. Yego. Nkuko ushobora kujya kuri telefone bisanzwe njya kuri Feredawusi official n'ubwa mbere nari ngiye kurebaho ibiganiro. Yego. Ubwo ngubwo ndebyeho mbonaho hariho impaka za Juwayeze cyari kiragihe cya Juwayeze kumwe na Juno. Yego. Abantu batari kubyumvaho rumwe ndetse mbese byarateje impaka cyane. Yego. Numva ijwi rimbwira ngo ibi bintu nzajye kubitangaho umucyo binyuze hehe binyuze kuri iyo cano kubera yuko ari nayo nari mbyumvisheho. Yego. Iyo ngiyo ya Feredawusi official. Nguko uko naje kubamamagara Feredawusi ndamubwira ni nshaka gukora ikiganiro kubigendanye na Juwayeze ndetse na Juno nkagaragaza umucyo wabyo kubera yuko hari amakuru mbifiteho. Yego. Ubwo ngubwo icyo gihe wowe n'umwuka wakubwiye ngo ugaragaze nyine wakubwiye ko nyine ugomba kugira icyo bivugaho. Yego. Nese muri uko kugaragaza icyo bivugaho ni Imana yisi guhishurira kubwira ati ikintu igihe ari kuri bino bintu nuko uyu mukobwa azitaba Imana bidatinze. Oya. Nge nakubwiye ko nagiye mu kiganiro hariho kugira gute hariho kugaragaza umucyo kuri Juwayeze na Juno. Unakurikiranye ikiganiro nakoreye bwa mbere kuri Feredawusi official harimo kukuvuga yuko uretse na biriya Juwayeze yavugaga ko akunda Juno byo kuba yamupfira ndavuga ni na Juno niyo yahita byishyiramo uyu munsi wa none. Akavuga ngo Juwayeze azambera umugore. Ntabwo byashoboka kubera yuko nabonaga mu kirere cy'isi y'umwuka nta rugo ruhari rwa Juwayeze na Juno. Noneho mbaye ndimo mbivugaho Dorimbogo nta nubwo nari nzi ko ari buze kuza kubazamo. Nibwo noneho Feredawusi yaje kuba mbaza iki arambaza ati none se Pastor ati ko umuntu witwa Dorimbogo abavuga ko Juwayeze biriya barimo ari ubumara n'iki ibintu byinshi ari ubugoryi. Feredawusi rero akivuga ayo magambo gutyo kankubwiza ukuri fure. Yego. Ndakumva cyane. Dorimbogo uriya wavuye mu mubiri. Yego. Ngewe nari narakamubona nguku turi kurebana amaso ku maso ngewe nawe. Yego. Oya. Akivuga iryo zina ngo Dorimbogo. Yego. Mita mbona uwo muntu w'iryo zina mbona urupfu ruzengurutse ubuzima bwe. Wari utamuzi? Ntabwo nari muzi. Utazi n'isura ye? Reka. Wumva baravuga bakikoza kuri Dorimbogo wituga iryo zina ngo ubone urupfu mbona urupfu ruzengurutse mbona urupfu ruzengurutse uwo muntu wavuze ko Juwayeze ibintu abakora ari ubumara ari ubugoryi. Noneho
nyimara kubona ikirere kimeze gutyo nibwo nabumburiye umunwa kuvuga ni rero uyu muntu nimba akurikiranaho nk'iki kiganiro kuri Feredawusi Official cyangwa se uko biri kose uyu muntu natagarukira aho ngaho ku bintu abumburira umunwa kuvuga vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka njyewe kiriya gihe mbivuga nabonaga ari nk'ibintu bidashobora no kumara n'iminsi 3 ahubwo bitaramuba habaye adahise agarukiraho ikindi ngira wenda ngo nangeho umucyo ku bantu bavuga bati ko ibyo bintu wahise ubivugira kuri social media abantu badukurikiye babyumve neza ni ukuvuga iki iyo biba ari ibintu byo kwaka nomero yiwe ngo mbe nabimubwira mba narashatse na nomero za Joyeuse nkashaka n'iza Juno nkajya kubasobanurira uburyo batazabana ariko Imana yari yambwiye kujya gutanga umucyo binyuze hehe binyuze kuri Feredawusi Official nk'uko icyo kiganiro ariho nari ngisanze nguko uko byaje kuba bigenda birangira ngeze kuri Feredawusi Official birangira ngize gute birangira mworeyeho icyo kiganiro birangira na Feredawusi ambajije gutyo nibwo umwuka w'Imana yanzagaho amishurira ibyo byose kandi nabyo ko nagombaga guhita mbitambutsa nkabivuga nk'uko n'ubundi ibigendanye na Joyeuse na Juno nk'uko nabyo narindi kugira gute narindi kubitambukiriza kuri Feredawusi Official nguko uko byaje kuba bigenda uko byaje kugenda gutyo hanyuma se wowe ejo wundi ugize gutya ukabona ugiye kubona dore imbogo arapfuye ntabwo wigeze ugira ubwoba ntabwo wese ugira ubwoba bwo kuko kuki bino bintu nabihanuye ntabwo bigiye kungaruka cyane ko abantu muri kino gihe bari kuvuga ngo niwe wamutanzemo igitambo mbega wowe uri kwihuta ufite umuvuduko cyane wowe ugeze ku rupfu manzu uve ku burwayi ahubwo wakabaye umanzu ukagera ku burwayi imbere yo kugera ku rupfu uburwayi tubanza tujye ku burwayi yes uburwayi rero igihe yari arwaye arembye Feredawusi yaje kubamamagara aramamagara arambwira ati pastor waje tugakora ikiganiro wa muntu ko arembye ari mu bitaro none bwa buhanuzi wahanuye bwasohora nyimwumva gutyo ikintu nahise nkora nakoresheje uburyo butuma nakomeza kuvugana nawe ndamubwira ni ndahuze nibiba ngombwa ndaza kukuvugisha ibyo bikimara kubaho nahise nkora iki nahise mfata ikirere se cyangwa uburyo bwo gusenga ngo menye ngwe se ndajya gukora ikiganiro ese ko bari kumbwira ko umuntu nahanuriye arembye ngo none bwa buhanuzi bwasohora ndasenga kugira ngo menye buri kimwe cyose menye amakuru yose hatabuzeho na kimwe naje kuba nsenga Imana imishurira yuko nagomba kujya mu kiganiro kubera iki Imana imbwira ko ninjya mu kiganiro bari buze kunsaba kujya gusengera dore imbogo nkajya kumuhesha umugisha Imana irambwira ati namaramarije kumugira kabarore ku rwego rw'isi niyo wajya kumusengera nta kintu byamara niyo abaganga bo ku rwego rw'imigabane 5 igize isi baterana n'abapfumu bagaterana n'abaganga gakondo nta numwe wagira icyo akora na kimwe ku buzima bwe kuko namaramarije kumugira kabarore ku rwego rw'isi nuko ngo washatse kumusengera kugira ngo abe yakira Imana ikubwira ko yamaje kumutwara nyine ko agomba gupfa oya narindi mu kirere cyo gusenga kugira ngo menye nimba ndaza kujya kuba njya mu kiganiro koko nk'uko banumijeho nibwo Imana yambwiraga ko atari ikiganiro ahubwo bakeneye ko kumbwira ngo umuntu nahanuriye urupfu ko arembye se cyangwa ko arwaye nagize uburyo bwo kumuhesha umugisha nkamusengera Imana imbwira yuko bidashoboka yego hano hanze hari akavideo n'ubundi kakane nakubwiraga urumva twari tugeze ku burwayi ariko nanone ndagira ngo noneho tugaruke ku buhanuzi wari umaze kumuhanura dore kano kavideo reka nze nkakwereke wenda urakabona nawe kano zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitari zikandoreke dore imbogo yapfuye kubera kwishyira hejuru yanze kumvira ubuhanuzi Imana yamutumyeho dore imbogo yahanuriwe n'imbaraga ni ukuvuga
dore uko byagiye. Imana iguha umugisha frere. Yego. Sinzi nimba uri umukristo. Ndakuma ndende umukristo nemera Imana cyane. Ni ukuvuga Imana iguha umugisha utumye dusa naho ibi bintu tuza kubiganiraho neza. Yego. Ni ukuvuga aba bantu bitwa abantu bafite amacano nabo baba bashaka amaviyuze se cyangwa hari n'izindi nyungu zindi baba bakeneye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Dorimbogo sinzi amakuru ko yaje kumugeraho, ariko haje kubaho ibiganiro, aza kugira gute, aza gukora ibiganiro yanyibasiye cyane, ariko ndasaha amasasu y'amagambo menshi cyane y'urufayo mbese y'ibitutsi. Yego, uko nabyakiriye rero. Icyo gihe Feredawusi yaje kubamamagara ati ibintu birakomeye, wa muntu arimo aragutuka ndetse ari kugutuka ku babyeyi, yakunukije neza yakugize nk'amabyise cyangwa yakugize nk'itorosho. Yego. Naje kuba njya mu kiganiro. Yego. Ndasobanura, Feredawusi akajya mbaza se urumva nta kibazo bifiteho, ese bimeze? Ndamubwira njyewe nta kibazo mfite. Se naba ngira ikibazo kuri Dorimbogo mu ruhe rwego? Ndamusobanurira nta kibazo mfite njyewe ndumva kubera yuko Imana nkorera muri Yesu Kristo nayo yagiye igirira ibibazo mu isi. Yesu Kristo abo impumyi yahumuraga byararangiraga zikamukanurira amaso, kandi Yesu Kristo ibitangaza yakoze ntago ari bikeya mu isi, ariko byarangiraga n'ubundi batamwemeye. Ndavuga ni rero kutanyemera rwose pe ntabwo nabimurenganiriza. Nicyo kora, hari ijambo nakoresheje rigaragara mu byanditswe. Ijambo rivuga ngo umuntu wese ucyahwa kenshi agashinga izosi, uwo nguwo azapfa akindutse nta n'ingingo yo kumurengera iriho. Iryo jambo niryo nakoresheje. Nguko uko naje kuba nakira ibyo bintu, nta mubabaro nigeze mbigiraho, cyane ko atari ibintu nari nishakashatsemo. Numvaga uwabinumye azakurikirana ibyo yanumye, njyewe nta ruhare nari ngifite rwatuma ngira ibyo njya kubivugaho byinshi. Hanyuma se ntabwo ujya wicuza kubw'ubuhanuzi wakoze, ukavuga uti ndicuza kuba wenda narahanuye iki kintu kikaba? Umbajije kukwicuza, njyewe ntabwo nicuza, kuko n'uyu munsi wa none ikintu Imana yose yabasha kumbwira. Nk'ubu urugero nawe kanguhanurire, turi mu kiganiro, ntuze kubifata nabi ngo nuko mbikubwiriye mu kiganiro. Ndiho ndabona Imana imaramarije kuguha umugisha, kandi umugisha ukomeye. Ikindi ndi kubona Imana imaramarije kweza urugendo rw'umugisha ku buzima bwawe ukerekeza mu bihugu byo hanze. Rero ni ukuvuga ngo kubera ko ibintu nkora ntabwo mbikora nk'ikiraka, umurimo w'Imana, umurimo wa Data nkukora nk'akazi, sinshobora kwicuza ikintu na kimwe cyaturutse mu bushake bwa Data. Yego. Ni byiza cyane kubyumva. Ejo bundi rero hari ikiganiro cyasohotse n'ubundi cyawo bita Joyeuse ari guhabwa amafaranga no bita Impano y'Imana. Urumva? Ariko ubundi tukira aho ngaho tutarajya kure, uwo bita Impano y'Imana umufata ute? Jewe ntago muzi. Ariko Impano y'Imana nk'uko wenda bakwaje kuri Dorimbogo ukahita wenda ugira ibintu wenda umumenyaho. Uwo bita Impano y'Imana ni umuntu ngo afite ubushobozi bwo guhereza amafaranga abantu bose, ngo atanga umugisha nyine, atahereza abantu amafaranga. Uwo ngo Impano y'Imana. Ejo bundi rero yakoze ikiganiro ari guhereza Joyeuse amafaranga, abantu baramamagara ari benshi cyane bati uwo mwana nagiye kuba igitambo, cyane ko bivugwa ko nyine uwo mugabo ngo niwe watanzemo igitambo Dorimbogo. Bavugaga ko kubera ko akoranye ikiganiro na Joyeuse nawe agiye kumutangaho igitambo. Ibintu by'ibitambo, ibintu by'uwo Joyeuse bakoranye n'ikiganiro n'uwo nguwo Impano y'Imana, nta kintu nabivugaho kubera yuko nta kintu mbiziho, n'ubu ngubu nta kintu nabasha kubivugaho, ko aba ari ukubeshya abadukurikiye. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane kuwushyizeho icyo ngicyo, kureba urumva n'abantu batutekane, nta kintu wene cyaba kuri Joyeuse, nta kintu giteganya kumubaho, kuko iyo kiba gihariwe kubona kitubwiye, sibyo? None tugarutse n'ubundi ku rupfu rwa Dorimbogo, ubwo yitabaga Imana abantu benshi, urabona twaje kumenya ko afite abana,
mu gihe wavuga ngo azapfa ngo ariho umwuka wo gukenyuka hariya si ugupfa buri muntu atabyaye siko bivuze mbo ibyo gukenyuka umuntu apfuye atabyaye ibyo bintu ntago mbizi njyewe navuze ibintu nari mawe mbivuga nk'uko mbihawe mu kiganiro rero n'ubundi ngiye gusobanura ngo umuntu upfa ukenyutse ngo n'uba apfuye atabyaye ngo n'uba apfuye ameze gutya naba ngiye kubeshya abantu kuko njyewe nabivuze nk'uko byari bije uko nabivuze niko nabivuze noneho nawe mu kunsubiza ntabwo yansubije avuga yuko atazakenyuka kubera ko yabyaye abantu mwabikurikiranye mwumvisha avuga ko reka nshyireho ikintuze reka nshyireho intuze video nabashije gukurikirana ku byo yabashije kumbwira kuko ndibaza hariho byinshi byabashije gukurikiranwa n'abantu benshi ariko nanjye hari akavideo kamwe bigeze kunyohererezaho yakavuzemo ibintu byinshi wishe abantu mu Rwanda se yabonye ari Gikenya ari muri gereza b'Ibikenya yabonye bari wa Gikenya kizakenyuka zamurejero gato mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe njye bava n'ingiye ugiye gukenyuka kumurusha niwe Gikenya ahubwo Vava no kuri njye ndumva no kuri wacu yewe nongere nkubwire ngo umugare wa marioneri ibimara pastor zikagira ofisi zibarizwamo zikagira urusengero zikazitara imisozo zirahiri zikandoreke kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka se numamagara sinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi yampaye kimwe nuriya mugore wa mugore ngwaye gasopo umuhenye nje ngwaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiri gukora abantu nkaho wafashe abantu nkazahabu mu kanwa kawe ngenda kwisabye kandi tuze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona Vava yakenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor Imana yamubwiye were niba ukiza uzakibwire ngo Vava yaravuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze yego nyagasa Vava wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu nisubiraho iki uzagenda umubwira uko nkutumye sinkizi sinyere no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo Vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze Vava nk'umugabo wawe muzashakana umugabo sanyabaki umugabo nyabakira urani umugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa uriya mukobwa yaravuze ati harabagabo hari n'imbwa mu mugendaho yavuze ukuri uvuze yuko ura mu pastor ari atari imbwa se kirani iki nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko abajura baje wowe ngo nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkuru ni Imana ngo yabimubwira okay no kuvuga natsaga nukumvisha bimwe mu bintu yabashije gusobanura yego mu buryo bumwe mu buryo bwo mu mubiri wabasha kumwumva nka kuriya kuntu yarari kuvuga ngo ese mubona ntakenyuka kubera ko mwabivuze biriya bintu mu buryo bwo mu mubiri koko wabyumva iyaba ari akanwa kanjye kari kabivuze biriya bintu nta nubwo byari buze kuba bishoboka ariko kubera ko ari akanwa k'Uwiteka Imana kari kabivuze Imana yagize ite Imana yabaye ikurikirana ijambo yavuze binyuze ku buzima bwanjye ikindi kintu wumvishije ko agaragaza ko ati umwana wavutse gutya na gutya ibintu byinshi avuga ko nyine gukenyuka ko kudahari ibyo bintu bitanashoboka rero ikintu cyari kiriho ni iki ni ukuvuga ngo amahirwe uyu muntu yari afite akimara kumva iriya SMS cyangwa iriya message amahirwe yari afite namwe yonyine amahirwe yari afite kwari uguhita ako kanya afungira aho ngaho akisuzuma ngo ese aho bitagenda neza ni hehe ni ukuvuga ngo ayo ngayo niyo mahirwe yonyine yari afite nta yindi ngingo n'imwe yari afite yo kumurengera imbere y'Uwiteka Imana yego nuko ngo we iyo atuza akumva ko ibyo yavuze ari byo ntago yari kwigupfa
erega unaretse ko wenda sinzi abantu tugira amatwi atandukanye ariko fure ucyo waba uri cyo cyose urwego waba ugezeho urwari rwo rwose umuntu akakubwira ngo Imana iravuze ngo isuzume urebe aho bitagenda neza wisubireho njyewe numva urwego waba ugezeho rwose ushobora kuvuga uti Imana yanjye reka ndebe ko aho bitagenda neza habeho kwisubiraho numva nta muntu uriho wari wagera ku rwego rwo kuvuga ko ageze ku rwego rw'uko batamucyaha se cyangwa ngo agire aho agarukira.